biri urabona ko noneho cyusa yabaho yabaye serious asigaye yarafashe umwanzuro wo kumesa kamwe ko se jori wagiye ureka iyo magambo yawe ubundi siko ibyo bintu uri kuvuga biri nta nonsi yabifiteho mwahora n'iki mwabantu ngo ngiye ko ibintu bisigaye byarancanze nta makuru nkimenya none se ubura utaramenya ko cyusa afite icyo kiyibitseho ntabwo nakubeshya kandi muri inshuti Biri. Kari mwese. simba ibiteze usanze ko turimo turavuga ukuntu usanze ko turimo turavuga ukuntu cyusa asigaye yarisubiye undi arasigaye akundana n'iki cyo kibona hano Beki Félicitations Cyusa. merci beaucoup Nawe Beki. ahubwo se Beki umuntu utari kuvuga urakitonda nka mbere cyakora nanjye felicitation couple yanyu ndabona ari sawa merci Thanks Willy. Nyine ubu ngubu ni ukureba ko twatera ikirenge mu cya Narinda. Uvuze ngo iki? Umva muko, attention. Ntabwo Willy yababwiye. Umva nimba atigeze ababwira, ndajya mu mabwire ko Willy na Linda batakiri kumwe. Murabyumva neza? Ubu ngubu njye na Willy tubana nk'umugabo n'umugore. Nk'uko mubibona n'amatwitiye. ntabwo se ibyo bintu uvuga n'indi bikubajije Ntabivuga. Uragira ngo mbe nka Linda wari utunze abantu ntibamenye, maze ukunda ubona uko nshinya. ibyo ntabwo byari ibyo biganiro twari turimo ariko Umva Willy, ndi isimbi ntabwo ndi Linda. Uri kubyumva? tuza se mada iyo turufu urimo urarishisha ngo ninda nayo itava si wagiye utuza ujya umenya ko isi atari gatebe gatokesha urandebera Niko. Naho ibintu bigeze. Koko Willy. Ubu Linda aho ngaho ari Gabanya amagambo. Kipo. Babarira ndakwinginze urekeraho. Uri kubyumva? Umva aho mwahiriye muvuga amateshwa nk'ayo ngayo. Njyewe nkeneye kuyumva. Umva. Umva. Harya ngo nijoro. Uko mvuga mu rugo iwanjye. Ntabwo bikureba. N'undi munsi ntuzongere kwifata ngo uze kunyobora hano iwanjye. Nawe mukobwa, ugenda ubwira iyo nshuti yawe ngo ni Linda. Uri kunyumva neza? Ndagutumye ugenda uyibwire ngo ijya kugenda nayigiriye inama. Aho yamusize arahazi nta kintu tugikeneye aza kudukorera hano. Uri kubyumva? Umubwire ko ubu Willy yashatse ari umugabo ufite urugo rwo kwitaho. Uri kubyumva neza? Ndabiyamye bako. Ndabiyamye mbaye gasopo n'undi munsi. ariko ugeze aho bakumvishe ushatse wanakoze Akoze kuri umugore kunzibisha. yitwara gutyo ngo Umva ko nitwara iwanjye nakubwiye ngo ntibikureba n'undi munsi n'umwe. urabuta ubana n'umugabo wawe ngo uzubana n'abashyitsi Ubwo tubanye se birakureba muko. Ndabiyamye. ubu se wowe uzakora Umbwirire uwo Linda uwo nguwo mwaratishije aha Linda. Afite icyo abandi badafite. Ntabwo ari we musore uri muri washatse nabi shawiri umva ndabona utorohewe rero reka twege twigendere ndaguhamagara tuganire neza muvugana umva uru rubona rwiyinjijemo nta n'umwe muri izansohoramo mwakoze wiri pole dushinzwe n'abashitsi wagiye wihakabanga babarira wihakabanga kuko wacaga inyuma Linda niko ushaka kuzajya unshinga oya ariko urakaje wazaga hano ufite utamureba abashitsi hano waje kuntera inda utamureba icyo namurushije byatumaga unzaho icara utuze hamwe wumva mvira no mu nzira
wavuye kwa minisitiri w'amakuru. Linda bite? Ni byiza wavuye kwa Willy birasikiye kibazo. Telefone yara Kwa Willy. Ako ubundi Linda. Aho ngaho nta bandi basore beza wabona barenze Willy. Hako mukobwa uziko wasaze uziko ufite ibitekerezo mbenza byacuranye. Ngewe Linda ngo nshaka undi muhungu ngwinaha. Willy se yagiye he? Urumva nge natinyuka guca inyuma Willy. Ako nawe uzi uburyo nkunda Willy ugatinyuka ukambwira ibyo bintu. Koko Becky nawe inshuti yanjye urumva ibyo bintu bishoboka. Uyu rwose nyibwirira ahubwo ukuntu ameze ibyo ngibyo bireke. Ameze gute afite iki kibazo kubera iki namuhamagara ntani simbone telefone yiwe ntibiriho bimeze gute? Umva besi windakarira kuko sinye Willy. Ahubwo tuza urabizi twanyuze muri byinshi twaciye muri byinshi n'inshuti yawe pe byinshi twabinyuzemo amabanga yanjye urayazi ayawe ndayazi ndetse nari nanabizi kuri girlfriend wa Willy siko biri muri aka kanya reka nkubwise ukuri Imana iragukunda n'ibyo unajya kuryama ujye usenga unashima Imana ko Imana igukunda pe siko biri Mana umva Linda ubu ngubu mu kanya muri aka kanya maze kwakira nanjye inkuru nanjye nshengura umutima pe ari nayo yatumye mbura ahantu mpera nkubwira iyi nkuru kweri bambwira ubu ngubu maze kumenya ko Willy afite umugore bagiye kubana muri aka kanya ifite inda y'amezi 3 ibyo bintu koko waba warabizi cyangwa ngo ngati ngo Willy ngafite umugore ngo utwite ngo ubu barimo barabana ibyo bintu ntabwo bishoboka Becky Willy ntabwo bishoboka ntabwo ibyo bintu bishoboka Mana nyir'ijuru n'isi ntabwo Imana yankorera ibintu nk'ibi we ntabwo bishoboka rwose Mana nyir'ingabo ni iki ntabwo narakuze kugira ngo turengane ntabwo bishoboka Yesu we ndakurwa mushize we ntabwo bishoboka best yumva nkubwire sibyo ntabwo Willy yansima ngenda neza ahubwo n'ikindi nawe narakoze n'iki nawe naratumiye ku Mana kugira ngo imbabazi bigitangaje ntabwo byumva Yesu Mana n'iki nagukorera mu buryo Linda uri inshuti yanjye pe sibyo uri inshuti yanjye oya Linda tuza abahungu ni benshi pe Linda watuje tuza ndabizi birakugoye ariko nyumva sibyo nyumva nk'inshuti ntabwo bishoboka nitaye ntabwo bishoboka Willy bavuye tukajya kuryama ko mbona wagira ngo aho bahagutereza ipapuro kose iyo mvugo wihaye wayikuye ubushize bw'isoni usigaye warihaye ubuvana he cyangwa usigaye uri umwambari wa shitani naho mbabarira sibyo aya mbabarira sigaye numva nta n'umunota n'umwe we twagumana mbabarira sibyo mbabarira sibyo banza wicare ngira ikintu nkubaza
tuza kandi umbwize ukuri uranyumva. Did you block Linda on my phone? Nicyo cyonyine kandi usubiza. Siwe mbaza? Nyeme. Sheri nyeme. Nyine ikimbwira. Narabikoze ariko umva Sheri. Sheri wigenda babarira nukuri mbabarira Sheri. Sheri wambabariye babara nukuri nabikoze rero. Nabikoreshwaga n'urukundo wambabariye. Urukundo se ibyo bihuriye no gusiba. Nagira ngo umwibagirwe nawe kwibagirwa. Ukabloke namba z'umuntu. Akose ubona telefone ni yawe. Ubona nagukunda. Ukwiye kwibagirwa ibyahise tugatangira ubuzima. Ntabwo si byo urimo. Sheri wanyumvise. Ndekura ariko urashaka we. Wambabariye. Sheri please mbabarira. Rega nanjye ntabwo. Ase ikintu ushaka kumbwira ngaho mbwira basi ndakumva. Rega Sheri nabikoze kubera yuko ngukunda. Nta kindi cyatumye mbikora. Nagira ngo umwibagirwe nari ndakwibagirwe. Rega nanjye ndagukunda kandi twahindura ubuzima tukubaka umuryango wacu. None n'amakosa ntuzongere kujya muri phone yanjye please. Nta kindi nabikoreye. Kuki se Linda wenyine? I love you so much. Ntubizi koko. Okay. Sheri. Ndakubabariye sibyo? Urambabariye. Ndakubabariye ariko. Okay. Ngaho yonzanira amazi basi. Thank you. Ntabwo nakwicisha inyota Sheri. Reka nkuzanira amazi. Okay. Ndabona. Hello? Oui Linda. Iriya makuru? Meze neza Linda. Wowe? Makuru ni meza. None se turacyandakariye kuko nagiye naje nyine mu kirori wari waneguriye. Amazi ndayazanye Sheri. Ese ko mbona wikanze ninde mwavugana? Wese yanshinze ngo nirinde. Mukora nutuma wikanga gutyo. Yes. None se. Umva muko. Ndagira ngo umenyeshe ko ububiri atakiri umugabo wawe. Uri kubyumva? Ujya kugenda narakubwiye nakugiriye inama. Rero wazizenze uragenda. Use wamusigaga wumva yuko nta bandi azabonara. Aho ngaho hari abasore benshi washakisha undi. Nkeneye ko nge nawe twubaka ubundi buzima n'umuryango. Wikwivanga mu byacu cyane ko nanamutwitiye ubu mfite inda y'amezi 3. Uri kubyumva neza? Uri kunyumva? Gasopo ku mugabo wanjye sinzongere kubona umuhamagara. Hasoni. Kobwa biki gibundi mwigize ibiki. Hello? Ana? Yeah, Bites. Tumeze neza nta kibazo. Andi makuru se? Ni ishyaka muri kuvugana? Shaka. Shaka we ko nari kukomeza. Mbega wowe umeze ute se warakize? Mu nda harakize? Ya. Okay. Anyway, nta kibazo ubwo wakize Imana ishimwe nyine ubwo
birumvikana ko nyine witwaye neza. Ya ubwo rero se hari akantu ushaka kubaza. Muri telefone yanjye se ubu ndakomeza kuguma nanditseho umurwayi. Okay. Yafite n'akazina keza. Okay, sawa rero reka kukurogoya ibyo wari urimo ndetse kwitwara umwanya sibyo? Okay. Linda. Linda. Sema leo yaje. Ibura kana. Linda. Matara yose yasize yaka. Umukobwa azamushobora none ibyo gusiga amatara yaka n'iki cyose. Hello? Hello? Linda. Linda, ni ibiki kutavuga? Wamvugishije, ni ibiki bimeze bite kutavuga? Linda? Byagezwe n'iki? Byageze bite? Linda? Sinabwiye umukobwa. Ntabwo byumvikana. Ngomba gutanga umuntu ntabwo byumvikana. Rero biri hari nshaka kubwira kandi ntega amatwi kuko sindi ubisubiremo kandi ntugire ngo sinyikurakariye. Yego ndakumva ariko nawe umbabarire ntibizongere rwose sibyo? Ndagira ngo nkubwire ko bapangaye babaga muri yanzu yindi bayivemeje. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kwimuka kugira ngo uwo mwanya we n'umugore wawe kugira ngo ubashe gukora inshingano zawe neza nk'umugabo. Ako muto kangaye nkubwize iki koko? Je nakubwiye ko Isimba atari umugore wanjye. Kuki udashaka kunyumva? Ahubwo nta so mfite biri. Umukobwa amaze icyumweru cyose nkubana aha. None ngo reka ntumushaka. Nimurara mu cyumba kimwe se? Ahubwo namfashije wamuvana muri iyi nzu wamfasha kabisa akagenda ko je nago nabana nawe. Ki ntago ari umugore wanjye. Ariko wiriye waretse. Ibyo bumbwira nibi. Kubona turi babiri twenyine mu muryango ari twe twasigaye. None n'umwana twaye twungutse urashaka kumutererana bagikorerwa na rubanda koko kandi duhari. Umva muto. Umwana ndamwemera pe n'uwanjye. Ariko Isimbi ntago mukunda. Rero ntago nabana n'umuntu ntakunda. Hoya wiri. Nuko umukobwa mwakundanye mukagirana ibihe byiza ukagezaho umuterinde. Emera urwaje nyine ubane nabi. Urumva? Kandi nibyo nta bindi. Nta kiri ugomba kurenzaho mugomba kubana.